amazina yanjye banyita Yvonne, niga mu mwaka wa 4 mfite imyaka 12 kandi hano naje muri gahunda ya IYF. Badukoresheje ibintu bitangaje, turabashimiye cyane. Twabashije kuba twakora ibintu byinshi, harimo twize Igikoreya, twiga Igishinwa, twiga kubyina. Batwigishije n'uburyo dushobora kuba tugomba kwinjira mu buzima bwacu neza n'inzozi zacu. Ikintu nabashije kwigiramo rero ni iki: ngomba kuzajya nkomeza nkigira imbere, ibintu byose nkora sinzigere ngerageza gusubira inyuma, ahubwo nzakomeze njye imbere, kandi gukora njye imbere kwanjye kuzamfasha, nzabikora neza kandi nzatsinda nk'uko wabitubwiye yatsinze. Rero nshimiye gahunda ya IYF yadufashije muri ibi bintu byose yakoze. Turabashimiye, murakoze.